bawongeye kunywa ka gasosi k'ubwonko bwa kabavu iriya sosi izatuma utekereza nabi ndetse uzaba kabavu y'inyabwenge. None icyo ni igiki wambaye umutwe? Wambaye ifi? Iyo ni ifi? Kuki wambaye ifi? Ubwonko bwawe uziko buzakora nk'ifi bujye butembamo amazi. Niba utembamo amazi nyine bizaba pisine ujye uyogemo. None se urabona ubundi niba ndi kabavu y'inyabwenge urumva ntarenze ubwonko bwawe. Ibyo simbyitayeho. Erega n'ubundi no mu ishuri urabizi yuko ndagutsinda. Ubwo twahura kararakara kandi se akabuje kongera kurwana. Kugiye kongo betasa. Kuko nkubwije ko ushaka kumuhotera. Iriya sosi y'ubwa kabavu wirirwa unywa niyi kwangiza mutwe kumva wahora urwana. Kararakara karamuhondaguye. Mikorojene abana ko barwanara. Reka nisubireho batandiha. Asubirayo yirukanka mikorojene nyanyonga agenda. Umukobwa ni umurakari. Nta wamuzana ibintu by'imifitinato. Yaramuhondaguye arangije arigendera kandi se yamubujije. Wamugenga uzabyishyurira ziyawo. Ko yagafashe bisi ijya ku ishuri. Uyu mugenga yitwa Zani Yuwe, mwe barwana. Ni inshuti yanjye kuva mu bwana ndetse n'uwo twigana, n'umwana twiganye ni nawe tukigana kano kanya twarakuranye. Ndetse yajyaga zakandira ndimo ndakubita punching bag yanjye ndimo ndiga ndetse bigatuma mukwega nkamurakaza nkamubabaza nkamwemeza. Ariko nyine aratandukanye n'umuhanga ndetse aba yiteye ku masomo ye cyane ntago ajya ati igihe kiwe ndetse mubona buri munsi agenda nkumva ndamwishimiye agakunda kuncaho mba nicaye ntegereje imodoka kurarete gozi yawo. Hasa buri gihe kuki uhora uhagaze hano ngo utegereje ngo bisi wagera ngo ukorera amafaranga. Ajya kurya bona mu bateze bisi hari uwaje bagasakame k'umukobwa. Umujura nawe ndabara umukobwa ni umunyeshuri ariko umuginga abacunga abajura abiba abandi akurikira igisambo mugenzi we amuta inyuma. Umukobwa hano ashiruka ubuti. Yewe igisambo amufata igisambo. Bihara agatabo katakaye n'umusore aragatora. Uyu ngo yakurikiye igisambo agararaho nkwereke akurikiye igisambo habuze gato bari bamugonze mugenzi we yamukurikiye. Kumbe Zoani ni wa musore mugenzi ngo w'umwana wa bosi wase yavuze ngo ni umusore mwiza ngo buri muntu wese yakunda agenda mu nzira kubitana nawe. Hasa mujye ngo ntago ubona yuko umuntu yakugonga. Igisambo nkurikiye igisambo akurikira igisambo. Umusore arumirwa akurikira igisambo. Mugenzi we ashaka kuzaba intwari irwanira ubutabera yakurikiye igisambo. Nta muturage ufite kurengana izi hano. Koga yarindwanye twatangiye tubona ari indwanyi. Uncle Zo ni wa musore ava mu modoka akurikira umukobwa ntazi umukobwa ngo agiye. Ageze hano kumbe umusore yamuzanye mu mabandi muri gengo yirukanye muri gengo. Ega wataye intekerezo zawe umusore abona akagasakame nakagusubiza. Data yarambwiye ndetse ngo uyu ni wo mwaka wanjye wanyuma ko sinzongere kurwana. Nanjye nanje ndibwira nti gute se kandi nkeneye kuba intwari. Ukeneye ngo ube intwari ukeneye gukoresha ubutabera n'ukuri. Wamuginga ukabona ngenda umugore wasaze. Na kano gafi kanjye katakaye nagashyize mu mutwe uyu munsi none katakaye kamviriye mu musatsi. Sasa dore kigiye kumurakaza. Ariko se kubera icyo uri ikimara byose nabibabwiye. Byose murapfa kararakara n'indwanyi yatojwe na se ndetse yakiniye kickboxing fata abagabo arazinga. Hey nana n'indwanyi ibifu amenyo arayakura bamwise zuyawo abashyira hasi bose. Umusore aje wa mwana wa bosi wase asanga umukobwa kubisa abasore bose bakize hasi. Nyiri sakame
ziyawe urakoze 来了，来， uragarutse 一定要 ubutaha uzajye ucunga imifuka yawe 太谢谢你了，没事儿， yewe mfasha cyane 是人。 kandi